God njyewe ntabwo ushobora kubaho muri ubu buryo nkawe inshaka amakuru ibintu byarananiye byarakunani Dumba ugomba gushaka amakuru. His Excellency yaravuze ngo aho kugira ngo umwima amakuru wamushaka aboko kamwe ubu yamana agiye kurega Jadi wari umuntu wa kabiri muri rero n'umuhanzi wundi uzafatwa by Daudi muri iyi kese umuntu umwe wafashwe atatangiwe ikirego. Odette video z'abanyarwanda zigurisha 5,000 viewers imwe. Oya nose nangwara z'amafaranga kuri mobile money yamana yareze Odette postanga 24/7 ama video ya yampana mikamenye kuntu basiga makeup ubwo Miki yakoresheje ijambo rizamugaruka aramutse yabayeho guhungabana. Miki yabwiye abantu te uyu mugabo yemeye kwizirika y'igisasu ubwo nese nibafunga pazo y'amana arungukira he nibafunga jihadi y'amana arungukira he ngubu nje wiyonza kuba ndi umuroya ndi roya wa jihadi yego ndeka nkwere kukuntu akananga ibyo ngiye kuvuga nanjye bashobora kubimfungira mageragere nawe mubese mbabarira ndeka Yes. Uyu pazo kubera ko abantu bose bakoranye nabo havamo ibintu by'ubuhebu n'ubugambanyi. Yago mu kanwa ke yivugiye ko uyu mugabo yabanaga nawe mu nzu. Ese uyu yashatse aho bakaza kujya ajya kubana n'abantu agiye gukorana nabo. Yafashaga Yago amusapotinga. Yago wewe duba mu kanwa kawe wanyibwiriye hano kandi nubwo wabivuze abantu babizi bose. Watubwiye ko uyu nguyu yakoreshejwe mu kuroga Yago. Welcome to the jungle, the pride jungle. Hano agiye kurega Jadi wari umuntu wa kabiri muri harimo n'umuhanzi wundi uzafatwa by Daudi bivuga ko ari wowe wishakaje kaje kuvuga amazina ye bari kubivuga ariko amakuru avuga ko je ndi kubikubwira mbihagazeho umuntu wa mbere mu batanze mu yampana agiye kurega Jadi wari umuntu wa kabiri muri ubwo ari mu bayisakaje muri iyi kese umuntu umwe wafashwe atatangiwe ikirego. Odette amaze imyaka n'imyaka Odette asaka ayagurisha video no kwizina ryanditseho 5k viewers. Video z'abanyarwanda zigurisha 5,000 viewers imwe. Unyumve neza cyane. Kare atuye he? Ari i Kigali? Oya nose nangwara z'amafaranga kuri mobile money twaratabaje ari mu Rwagasabo ntega amatwi wumve twaratabaje mvuga ko hari umuntu urimo gusakaza amavideo kandi kuva muri covid abanyarwanda bose baramuzi ahungeta abantu wumve Odette twaravuze nta wigeze kumucanga mufate naratabaje kuri ikintu cy'uyu muntu ariko ntabwo yarabyumvaga gaceceka kuko ntagiye gutanga ikirego. Uyu Odette wari umaze imyaka kuva muri covid yarazengereje abantu. Ejo bundi yafashe izi video za yampana arazicuruza koko. Reka unyumve neza cyane. Imyaka yose bamaganye uyu muntu wibaze ko yampano ajya ejo bundi aravuga ati reka njye kurega uyu muntu nubwo ntamuzi. Yampano yasubiye ejo bundi bari abantu barafashwe ajya kurega Odette. Ndipo yarayimubonye. Yamana yareze Odette. No ya postinga 24/7 ama video ya yampana. Niwo muntu haruki ya postinga abantu bamukurikiranaga muramuzi. Baramutwaye se we. Baramutwaye bamufasha arafunganya na ba John. Ariko Libo yamufashe kuko yagize ate yampano yatwaye ikirego. Yatanze ikirego ariko baracyakubwira ko uyu munsi n'uyu munsi aracyaposti ubona ko ari kubyandika. Siburi kubyumva. Libo ikintu yakoze ni ikirero. Libo uriya muntu ukoresha iri account ashobora kuba ari no muri Amerika cyangwa ari no n'ahandi. Ariko hari umuntu bakorana wakiraga amafaranga kuri mobile money akoresheje nimero ye. Siburi kubyumva. Iyo nimero ya WhatsApp iri mu Rwanda kandi ifite umuntu baruyeho. Iyo tuvuze ngo Odette yafashwe hafashwe umuntu baruyeho iriya nimero n'umuntu wakiraga amafaranga agurisha izo video. Turi kujyana? N'uyu musore rero wafashwe uze kuya kuri liste yabamaze gufatwa urayibonamo. So icyo ushaka kuvuga rero mu magambo make ngufashije urashaka kuvuga ko Jihadi bamufashe kubera ikirago yampano yashizeyo.
nabyo simbihakanye ubundi njyewe Dumba nuko nkora ntacyo the point niko bimeze sinjya mpakana ariko uretse ko sintajya nemera nusanga uretse Dumba nimusanga yampana ataratangiye jihad kirego ndaba ntazi gucukumbura amakuru nukwira kimutanga ushobora guhamagara yampano kuri indi telefone aho ngaho ntabwo yampano njya mvugana nawe kandi narakoze rayivuza amagana biriya bintu ariko bakavuga ati mwakabaye mubiceceka bikibagirana ngo difadura ukumpe mukira reka gukora live kandi twamukoreraga ubuvugizi ntabwo urumva nk'umuntu wari wahungabanye ntabwo yabashije gusobanukirwa kwamagana no kwamamaza. Hari uwundi muntu ashobora kuba bizi neza ko yampano niba yaratanze ikirego niba ataragitanze cya jihad amagara Pionika ntabwo mbazi mana abo bantu nibo ubazi reka nzane none that's why rero kugira amakuru bikugora ugomba kuba ufite abantu kuri ground. God njyewe ntabwo ushobora kubaho muri ubu buryo nkawe inshaka amakuru ibyo bintu byarahananiye byarakunani. Dumba ugomba gushaka amakuru. His Excellency yaravuze ngo aho kugira ngo umwima amakuru wamushaka amako kamwe. Amakuru ni buri kimwe kandi amakuru yakura mu baturage. Urukunyumva amakuru yavana muri aba bantu bari kuri ground. Ubaze nyina ubukwe bwa nasoraga amafoto y'ubukwe bwa aga kandi abantu batarajya kubukwe buri kuba ariko aga icyo agomba gukora agende yigishe makeup. Miki ntabwo azi gukora makeup, ntabwo bazi kumukora. Miki nibamushyizeho makeup iri akabona yifuriza gukomera no kubana kandi nzabatwerera. Impamvu ni iyi turi kumwe n'abantu banze negativity urimo kunyuma do abakora kuri point yo gufunga kwa jihad bari abajene n'abantu banze negativity urukumva bacibwa intego abantu bazana ibintu by'ibigambo abajene barakomeza dora aho bageze. Turi kumwe those people agatewe imijugujugu nikatera imijugujugu na negativity ariko abinyuramo neza bafata ibyo bintu byose babihagararaho barakomeza bari abana imana izabakomereza urugo. Njyewe nta kibazo ariko mikamenye kuntu basiga makeup je ne do ngibyo reka kwivanga ku buranga bw'abana wese ko atari uwamukunze wenda nibyo yakunze muri iki ntabwo ari mwiza cyane agomba mwiza ni mwiza ni mwiza okay makeup turayihoreye basi nibazajya bafata bazajya bashiraho agafilter nibura ahubwo Miki yakoresheje ijambo rizamugaruka aramutse yabayeho guhungabana. Miki yabwiye abantu ati uyu mugabo yemeye kwizirikaho igisasu ubwo umunsi cyamuturikanye nta kundi azihangane. buriya cyamiki nabonye kitoroshe buriya Miki sinamurongora ibi ngibi cya hano tugende hariya gutya kandi naho nka making sure ko maje kumushyira nk'ahantu Erega ntawe ntagiye sikiza ngo aramubwiye ngo nyura hano tukinyuma y'inzu ntabwo dutinda. Yagera atukana tongeye twabanje nzi kubaha igitsina gore ntabwo namurongorera muri toilette. Amwe ngo cishwa haravuga ati gakubitwe niho wakirwe wimenye. Mashura na mubomora nyine ariko nanone naje narwaye mvuye mfite nk'igifuri cya danje naraye nazinyweye urumva nkamusangayo namubomora ariko ukuntu ari igishinzi ntabwo nagisha mu rugo. So naho ibindi iby'uru rubanza ngewe ikintu nirinze muri iyi saga ibintu bya mpano byarambabaje Dumba sinkubeshye no kuri live yakubabajemo cyane ko yamano niki cyakubajemo cyane ko video idasebanya. Ntabwo video isebanya ariko ikintu cyamabaje cya mbere harimo ishyari uriya mwana babanije contrat zirenze 3 urukunyumva bamutegereje uriya mwana nubwo abantu batabimenye uriya mwana umuryango wa RPF I think youth bari bamutumiye agomba gukora tuwa mu Bufaransa n'ahandi urimo kunyumva Dumba bro yari contract nzima umwana yarabonye nibuga mbere yampana yaragiye kujya ku mugani w'Uburayi urimo kunyumva abantu barabimenya bro bamukora ibintu byarababaje mani jewe niboneye chat bro bari kumuhagarika bamubwira ati yampano nyuma y'ibyo tumaze kubona twakubwiraga ko urugendo ruhagaze genda umanze witekereze ibyo yakoze ntabwo bivuze n'agaciro z'umunyarwanda urimo kunyumva abantu tegereza biriya bintu mani harimo ubunyamaswa n'ubugome mani ntabwo biba bintu Dumba ku muntu wese ufite umutima nama ugenda akarya amasaki karota
ubwenge bugasubira inyuma, akava mu busazi yiriwemo, ugize umutima nama gukomanga kira kintu bakoze n'ubunyamaswa n'ubugome. Uraba ko nyumva? So abo bizahana nkarutwitsi number 1 rero ngewe Dumba ukuntu ntekereza. Ngize Imana video zanjye zigasohoka kuriya mu buryo byasohotse, ubona ari kuba ndi kwa Kanye West turimo turakora ahantu hose mu gihugu, ari njye bari baravuga yamano turimo turamuvuga icyumweru cya gatatu ubu ngubu. Imyaka bakabona ngo kamaze kuza iminkanyari ibaze bahita bagutwara mu gufora. Ubu yamano turimo turamuvuga w'icyumweru cya gatatu, nakabaye mfite video nziza yasohotse ngiyo nuza umusamarayi bifite video itwika, nakabaye ndimo ndagenda ewana kuri interview hahiye, umugore wanjye page yakabaye ifite ibihumbi 100 right now turimo turayicururizaho, nakabaye ngeze biza ndayishaka y'icyo kuba amamiliyoni imwe narinda ngahita ngenda ngurira indege nkagaruka nkicara. uzagatwiko kisa kuri yuko uza abagore yewe njyewe nkajya aho ngaho ngatangira ngo kwiga kandi ngo babafunge nabo bafunze, njyewe Dumba nabo bafunze mu bafungure ahiye. Ntabwo nemeranya nawe. Ngo dufata uri umunacyaro. Reka mu munyacyaro umwana wa Kampala buriya haba hahiye. Dumba komeza umunyamugi, ariko biriya bintu icyo nashobora gukora ni ukuyifatira ngo nyishirire hanze, ariko yarangije kugerayo ngo be pa bakamara ibyumweru bitatu barimo baramvugaho, nta kibazo baramvugaho, abantu bari barasharinga video ya nyine ngiye kabahahiye buri abo bafunga pazo ndamubwira ati ahubwo wowe fata ku mafaranga nawe nguheho, nawe urariye ariko mukagenda kicara ukagumurira byarangiye agiye hanze. Nosura bigeza we nese nibafunga pazo y'Amana arungukira he, nibafunga Jihad y'Amana arungukira he. None se ko kubise ko bamukoreye bura bugome bungukiye niba aribo babikoze aho wagira. Njye nibaza ko niyo video yasohotse haze nk'ubugome. Yego kuki bategereje agiye kujya mu gitaramo bakabona kubikora? Uzi ko hari ayandi makuru bavuga ko iyo video yari yarasohotse mbere ari abantu bari barayibonye, ahubwo iri mu maboko y'abantu bake. Kandi nose nkubwira ko icyo gihe nyine, kandi nose abantu z'abanjuga bayibonye he? Ntibayibonye kuri ntuza, ntibayibonye muri nani, muri telefone ya Bakejoni mbere ho mbere ukwezi kwa gatanu igihe byasakuzaga. Nibyo nimo nakubwira, ni ukuvuga ko yari yararangiye kugenda yari ifitwe n'abantu bake, bamwe ishobora kugwa mu maboko atari meza y'abantu bashaka gusharinga ariko yampano ahabwa ubutabera. Niyo mpamvu nagiye kuri X nkakora space nkamagana abitwa ngo bahagarariye kandi reka ngarukire Jihad hano. Nk'ubu ngubu njye wiyonza kuba ndi umuroya, ndi roya wa Jihad. Yego. Reka nkwereke ukuntu akananga ibyo ngiye kuvuga nanjye bashobora kubimfungira. Mumenye ko nanjye ejo bashobora kumfata ndaje maze mbabwire. That's why people they are recording. That's why they are recording. Ngumva ikintu ugiye kukubwira. Nk'ubu njyewe ndi roya wa Jihad. Uzi ikintu navuga? Navuga ati njyewe bataye video yanjye hanze. Nambaye ubusa barayisakaza. Ntabwo bankurikiranye. Kuko murakumva ntabwo bakurikiranye umuntu wakoze iki? Noneho Jihad bijyanye no kuba batarakurikiranye umuntu washyize ibintu video ye hanze, nawe bavuga ko nashira iy'abandi hanze nawe batazamukurikirana. Hanyuma se kubera iki ajyo ngibyo ariko tumana aho ubaye nk'umwana kabisa. N'ubundi uretse gato. None uretse umwana none se reka mwana kise none se nta video ya Jihad hanze baramufashe. Batamufata se ko bamutangiye ikirego. Ikibazo ntabwo cyo dukurikira amategeko y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo Jihad uwasakaje video ye. Jihad yamutangiye ikirego kiri muri RIB. Kiri mu butabera uretse gato. Ariko ibi byaha ni ibyaha bitambukiranye imipaka. Urimo kunyumva?
ni ukuvuga ngo uwasakaje video ya Jihad Yago kuba yarabisabiye imbabazi, impamvu Jihad mu bantu bose Yago yasabye imbabazi Jihad yazimwimye nuko ikirego kirimo hari bivuze ko yamuha imbabazi yari guhita afata iya mbere akajya kuvana ikirego mu diribo yari kujya kuvanamo ikirego. So ni ukuvuga ngo rero Jihad ahubwo ni gute Jihad icyaha yakorewe azi ko gihanwa n'itegeko kandi yaragitangiye ikirego yakora icyo cyaha akagikorera undi muntu kandi ategereje ubutabera. Ni ukuvuga ko icyaha cyo gusakaza ubwambure ntabwo gikata imipaka, ntabwo cyambuka imipaka ya kubera bayi traumatized rega barashize ubwambure bwe hanze. Umva bashize ubwambure bwe hanze kandi n'aba traumatized yabaye nk'umusazi ubu ibyo ashaje n'ibyo akora. Ibyo ngizo excuse ntizikora, niyo mpamvu urukiko rufite amamodoka yicaye hariya bafata Jihad bakamwohereza Karayeze bakamupima mu mutwe. Nasa Jihad bamupima mu mutwe basanga ari muzima. Ntabwo Jihad anywa inzoga. Wowe yubona Jihad bamupima mu mutwe basanga ari muzima. Dumba kugira reka nze kubwire Dumba nturi kureba ngo gifata nkuri bigize amakosa bro. Ni ukuvuga ngo muri iyi mihanda ni igihe umuntu utarahamagarwa na RIB ngo bampe warning cyangwa bagendera babivugeho mwese barabahamagaye. Ngiye bamagaye ryari? Ninjye ukiri vierge. Ngiye bamagaye ryari? Yaravuze ati Dumba asubiza ikirenge inyuma. Wewe zeti ya leta ntibirabaho ntibizigera binabaho, ntabwo bishoboka. Njyewe Jihad urumva Jihad ndumva afite umuloya mwiza n'ibintu nawe byamubayeho afite loya mwiza, urwo rubanza barutsinda. Bijyanye n'ibintu Jihad byamubayeho afite loya mwiza, Jihad urubanza ashobora kurutsinda. Rero kuri ba Kejon kugenda harakigarika yampa akigarika wa mutipe ujyo urabivugaho iki? Ngo Kejon kwigarika ukigarika ntuza akigarika pazo. Nabyo ngibyo ariko Kejon ngenda mufana. Ofete hari ukuntu ibintu ugiye kureba byasaga nkaho bikiri imikino. Urumva umuntu agishobora kuvuga ngo nshobora ngo gukinyira inkoro ngo umujyama wanje. Urumva noneho Kejon baguma muri bya iboro by'ubujyama ngo umujyama wanje ngo ndacyacokoya ngo nagusinikinga ariko my friend yurangiye kugeramo hari indano ukaryaramo iminsi 2 ugatangira kuryaho gake bagufasha bandi bagahita bagushyira mu rubanza bagahita bagushyira muri koti bakakubwira toke umaze kuryama y'iminsi 2 ubuvuga video byagenze gute. Uzi ko mujyama wawe muri kumwe hano niwe yayiguhaye kandi wowe uvuze ati ni ibyuyu byose ni ibyuyu ngewe mbita nsohoka we akamenya ibyo avuga. Godfather nanjye wallahi utari umwana wanjye utari mama wanjye ndababwira tumwira n'uyu niko yabigenje. Rero yahise afata aravuga ati urumva dossier bari babiri, urumva bari babiri. Ikintu cyabayeho Kejon bageze ku rukiko yavuze ati twumvikana ikintu kimwe rero mwabacamanza n'abashinjacyaha. First of all uyu nguyu ngiye naramubyaye mutandukanye. Njyewe niteguye kuburana nonaho, ariko mu kuburana ndiregura ntanga aho video yavuye. Dore nyirabayasana ngo watweretse video yayikuye. None ko wari kuvugira ya mpana na ni pazo ubushize. Ariko ahangaha noneho hakaza abandi batanga buhamya bavuga ko video bayibonye muri telefone ya Kejon. Si kubyumva. Ariko hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu ya sharinze. Hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu ya sharinze. Sharinga ki? Katubwe nka video iri muri phone yanjye. Hari ukuntu bashobora kumenya ati uno muntu ya sharinze iyi video inshuro izi ngizi. Reka nkubwira ikintu kimugomba kumenya. Aba bantu aba bahungu bacu ikintu bibeshya ntago bo babona ngo abantu ngo bakoresha ngo media ngo bro
wafata telefone, gufata telefone ukayigira ugasiba. Urumva? Gufata telefone ugasiba. Abantu kuba umuntu ari hanze, hari abantu bitegereje bagatekereza ko bari hanze ngo iri tegeko niyo mpamvu ubona ngo dufata nirinda. Ntabwo iki cyaha gisaza, kigumamo hariya. Thank you my love. Kigumamo, ariko uretse no kugumamo, ndashaka kumva iki kintu. Bivuze ngo gukora ibintu widegembye umuntu avuga ngo ari hanze. Uri kwikatira igihano cyo kutongera gukandagira mu gihugu. Umunsi uzakandagira mu gihugu bazakuyora. Ari ugufungirwa amageragere no gufungirwa mu mahanga, utazongera gukandagira mu Rwanda, wahita mwiki? Ari ugufungirwa mageragere no gufungirwa hanze mu mahanga, utazongera gukandagira mu gihugu, wahita mwiki? Subiza. Nafungirwa mu mahanga. Nafungirwa mu mahanga. Ugapfa utazongera gukandagira mu gihugu? Bamfunga burundu. Oya, urumva uramutse urumva ngo gufungirwa amageragere bawukatira ugafungwa ugakomeza kwidegembya. Gufungirwa mu mahanga ubwo ngubwo nyine umuhunzi ubutabera ni ukugenda burundu. Kugira ntibisaza, igihe uzasubirayo bazaguhana. Abiterwa n'icyaha wakoze. Biterwa n'icyaha wakoze, ari bya bisaza mara. Hari bya bisaza. Ariko gufungirwa mageragere ko numvishe mageragere narayumvishe mbabarira ndeka. Oya se. Mageragere narayumvishe. Bimeze ite? Buro hariya haboro ngo haba hari ikintu cyitwa guhangayika. We numvishe ndimba atarimo aravuga ati Kita yagiye bamukuraho n'ikiganiro ngo arangiza amushigira inote ya 5 ngo ahita atekereza aravuga ati ntayaramara ibiki. Atari nuko nari mfite ubushobozi bwo kuyagusubiza. Dumba kamubwira kimwe n'ijya kubwira ku bantu. Urumva? Dumba. Kita si inshuti yawe? Kita ni inshuti yanjye. Ninjya kubwira ku muntu ngo difata nuko banaragoragoje. Kita ntabwo ashobotse na gato kana zabikwereka n'amaso yawe. Chita wananiye muretse gato. Chita wananiye Sabe. Mu byago Sabe yagize, urimo kunyumva? Umuntu wa mbere yitabaje n'umuntu bita Chita. Bro, Sabe yarandikaga, urimo kunyumva? Muri bya bihe byari bikomeye. Yarandikaga Chita gasoma gaseka. Nukuri kw'Imana. Yarangiza umuntu yajyagaho, yarangiza Chita amakuru avuga ko yahitaga ajya kwa Claire. Ni Claire ninde? Akajya kwa Claire akavuga ati twika. Claire wari wazonze we nita Karara. Ni Karara yo Karara agenda. Buriya ngo umusponsor we wa mbere ari Chita. Niyo mpamvu n'uyu munsi biganiro Sabe na Chita kugira ngo bicarane biracyari imbogamizi, inshuti zaragerageje ariko biracyari ibintu bikomeye. Kare. Sinuko bijagenda. Ariko bariyunze. Ntabwo bariyunga. Keri attention. Sabe yanze gusaba message kuko Sabe ngo uburukwa byo message araturika karira. Noneho ubugoma ahantu buri. Sabe yasabye Chita kuvanaho ifoto na caption imuvuga neza kuri ntuza yarabyanze. Yabikoraga ari ifoto ya Sabe. Uwo ni we Chita. Icyambabaje nuko abantu nirirwanaga nabo. Abantu nirirwanaga agakasa mutwe ngiye kukaburoka. Ko yitwa nde? Yitwa kasa mutwe ngiye kukuburoka kandi niba hari umuntu reka mukuburokere imbere. Kasa mutwe ngiye kukuburoka ariko God reka namwiburoke. Kandi niba hari ikintu kibabazanye Dumba ko kuburoka. Niba hari ikintu kibabaza ku isi nanjye uzi ko njye ntekerezamo ntakurikirana Dumba ukuntu byagenda. So wowe iyi nkundura urabona iri buze kurangira ite Dumba? Babafunze. Barabafunga.
barabamanura. Biratanga irihe somo mu banyarwanda? Ko ewana ko gusakaza ama video atari byo. Ariko ntabwo tubwiye waje uratubwira ngo Pazo ngo yari inshuti yawe ngo yarakubeshye. Ni iyihe version yaguhaye kuri iki kibazo? Pazo yarambeshe ufite uburyo Pazo yambeshe sura buzi. Pazo yakoranye na Yampano. Pazo nkabanzi neza ko ari ikintu ni gishapu ya Pazo n'umushapu cyane. Ashobora none mu bintu bijyanye na showbiz abashobora gukora kariya abari muri ama gift murakoze cyane guys. Nuko ndimo ndavuga ntabwo mashaka kubakira ariko murakoze cyane. So urumva ni ikinyabwenge kiba kizi cyane muri showbiz gishobora gufata cyangwa kishobora kukubwira kora gutya iyi ndirimbo katuvugane n'uyu producer koko yarabimukoreye Pazo yajyaga bikorera Yampano. Erega nibyo Yampano bagiye kubana na Pazo uko niko kuri ntabwo nza no kubeshya bagiye kubana na Pazo babaga muri Yampano yabaga muri ghetto mbi then Pazo aza kumukurayo baza barakora anene bavayo bamena nkaho bateye imbere bari babiri bagenda kwimukira I Kanombe. Bagiye kwimukira I Kanombe Pazo Yampano muri icyo gihe Yampano ari kuri hit iteye ubwoba. Yampano nibwo yatangiye guhura n'uwo mukobwa. So awe n'uwo mukobwa najyaga mvugana nabo najyaga mvugana na Pazo mvugana na Yampano abantu bankurikirana murabizi ko Yampano ari umuntu najyaga supportinga cyane ku mbuga zanjye. So Yampano arantungura umunsi umwe azambwira ngo ashaka gutandukana na Pazo. Nambwira ati Yampano ufite hit biragoye ntabwo ushobora kuzajya uziruka mu gitondo ugenda wishakira akazi. Pazo agomba kuba hari akazajya agenda avugana n'abantu avugana n'abangaba akora ibingibi ategura studio ategura video wowe ukaza nk'umusitari uzajya ubirangiza. Ariko Yampano ko yabonye igitira muryohera ibyo byose arabyibagirwa. Urumva Pazo rero umunsi Pazo yumva ko umuniga ashushe hahiye noneho arimo aramwihinduka kandi niko kwari ukuri. Kuriko kwari ukuri baramubwiye ngo tugende. Urumva Pazo waravuga ngo bitewe n'ukuntu nabonaga Pazo ukuntu Yampano atajyaga yishura abantu ngo ndangije kumwemerera kuva mu rugo rwe n'umugore ngo narinzi ko nanjye amafaranga yanjye twumvikanye ngo tazayama kwa twaravugaga ati bo turashira ku mupanga nje nakoreraga yahe mafaranga. Ahubwo ati numvaga ko nanjye none nkamubwiye ati Yampano ndava muri ino nzu arubwo mpaye amafaranga arubwo mpaye amafaranga twavuganye twumvikanye. Rero Pazo agiye urumva nibyo shaza arambwira ati ngewe ugomba kumpa amafaranga. Yampano waravuga ati no ati ni ngewe muririmbi ati wowe ukora iki. Urumva ko kantu Yampano ntabwo niko nge namupingaga arambwira ati ubundi manager abafite ibintu byinshi akora ngo nuko manager abakora ibintu byinshi. So intandaro niko byatangiriye abantu muri hano mushaka kumenya intandaro byatangiye gute kubera icyo umuntu yatangiye gusharinga video. So baravuga ko we Yampano yahise amenya ko uno muniga afite video ye kubera yakoreshaga telefoni ye. Rero video ashobora kuyisharinga kandi koko niko byagenze. So iyo video n'ubundi probability nyinshi nuko Pazo kubera umujinya yari afite kubera bari batandukanye na Yampano yavuye kwa Pazo akayisharinga. Ako kanongira ngo kambaze ikintu kimwe ariko bidakuyeho ko Pazo bidakuyeho ku mitekerereze yanjye bidakuyeho ko Pazo yari bad idea yuko Yampano areka Pazo agende. Urumva ngewe Yampano ndacyamurenganya ku buryo yaretse